Kuri wowe ho ntabwo nzi uko byatangiye ngo wisange ukunda yewe unakurikirana indirimbo z'uyu musore. Ndabizi ku nshuro ya mbere cyangwa iya kabiri ushobora kuba warabanje kumva indirimbo yitwa ku musaraba, ugakurikiraho nzaririmba, agasambi, ndanyuzwe cyangwa se ku migezi. Ndabizi neza nanone kandi muri izi ndirimbo nta gushidikanya ntiwabuzemo umukunda cyangwa ngo ukore ku mutima yewe ukajya unayiririmba. Gusa ikibazo cy'amatsiko muri iki gihe uririmba iyi ndirimbo nyiri izi ndirimbo wari umuzi? Ese wari uzi aho abarizwa? Kuri wese yabifataga gute? Ntujye kure rero ndaje nkubwire byinshi ku musore waririmbye indirimbo zigiye zitandukanye mu njyana ihimbaza Imana, agakora amateka ku buryo agejeje umuziki nyarwanda by'umwihariko mu njyana ihimbaza Imana ku rwego umuntu wese atatekereza. Yitwa Israel Mbonyi cyangwa se Mbonyi Cyambu. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment kuri Hola TV, ibintu birushaho kuba bombastic. Ntujye kure. Israel Mbonyi cyangwa se Mbonyi Cyambu ni umunyarwanda w'umuririmbyi wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi akaba yakomeje amashuri ye mu gihugu cy'Ubuhinde aho yize farumasi. Israel Mbonyi ubwo yari ari ku ishuri yatangiye gucuranga, yewe acuranga ka gitari mu buryo buciriritse yumva butazagerayo, ari nako impano y'ijwi yiwe yamuganje maze atangira kugerageza kuririmba. Muri uru rugendo rwo kugerageza kuririmba k'umusore Israel Mbonyi cyangwa se Mbonyi Cyambu nibwo ibihangano bye byasesekaye i Kigali. Mbega ngo abanyakigali turabyakirana yombi, turabikunda, turabisharinga, yewe binamugeraho pe, abona igisubizo ko abanyarwanda twese twakunze ibihangano bye. Ari nabyo byatumye uyu musore Israel Mbonyi ashimira abanyarwanda muri rusange, yewe aniyemeza kubaha umuziki kugera ku rwego birenga u Rwanda bikagera kuri East Africa muri rusange. Ubwo Israel Mbonyi yatangiraga muzika ye nta nzozi zo kuzagafata nk'uko uyu munsi byagenze yari afite, ariko kandi akimara kubona ko hari abantu benshi ndetse imbaga nyamwinshi y'abantu bakunda ibihangano bye kandi bamushyigikiye, yabishyize ku rundi rwego. Ni ukuvuga ugereranije aho yari ari mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo Israel Mbonyi yatangiraga kuririmba, naho ari uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi 2024 hari ikinyuranyo kigiye gitandukanye. Ngibi ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba abandi bahanzi bose batarakora mu Rwanda byakozwe n'uyu musore Israel Mbonyi cyangwa se Mbonyi Icyambu. Nibyo ndabizi nawe urabyibuka, ejo bundi gatoya muri Petit cyangwa se Beka Arena turabizi yarayujuje neza abantu babura aho bajya. Twibuke kandi uyu niwe musore wenyine washoboye kuririmbira abantu benshi maze aza kwishimirwa n'umusore His Excellent, aramusuza ewe anamuha umwanya ngo bahure. Ku rundi ruhande kandi uyu musore Israel Mbonyi ni umwe mu basore bakoze ibintu bidasanzwe by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, aho yaciye agahigo k'umuhanzi nyarwanda wakoze indirimbo imwe ku rubuga rwa YouTube ikagerebwa n'abantu miliyoni zirenga 12 mu mezi 3 gusa. Iyi ndirimbo yitwaga Ni Nasir, aho yakoze izindi nyinshi zigiye zitandukanye maze abantu baramukunda cyane. Ikibazo twibaza ni kimwe, ese uyu muvuduko uyu musore Israel Mbonyi akomeje gukoreraho ibintu byiwe uzakomeza cyangwa azagwa nk'abandi bose? Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibintu birusheho kuba bombastic. Ndabakunda cyane, dusubire ubutaha. I'm the Hola One present kuri Hola TV.